shoferi mbanza nkubwire tugomba kubacanganyukisha ku buryo hatagira umenya ko ari twe bisa umva njye ngomba kubacabirana kandi nawe ndabizi uko ukoresha ya mayeri yawe wanyigishije ndi umusitari w'umusaza kandi w'imyaka kuva kera ndakuze ngomba kubacabirana ku buryo bataza kumenya ko turabacanganyukisha turabiba n'ejo tukabiba n'ejo bundi tukabiba igihe cyose niwo mwuga wacu kuva kera. Simana rero dushobore kwitondera ko urabona ko ubusaba muri iyi minsi busigaye bwarateye cyane. Dore nk'ubu ejo niyanikiriye ejo natetse isafuriya ku ntuzi kwishimye sanga barayitwaye ku ninjiye mu nzu ibaza ukuntu babundajije. Ariko byo bivuze nanjye maze iminsi mbitekereza tugiye mu nama igitekerezo turagitanga nimba ari ikintu cya mbere ndibuhe mudugudu icyo gitekerezo ni cya mbere ndi umuyobozi rwose cyarambabaje tugende. Ariko ndugu ikibazo abaturage batugejeho cy'umutekano muke kiri hano waba ukizi? Icyo kibazo nigeze kucyumvaho abaturage bakimbwira ariko nkomeza guperereza nsanga koko kirahari. Jewe ubu nabuze amahitamo inama nakoresheje abaturage n'abatumiza ariko nta numwe ndabona ubu ngubu je ndabona inama tikanzoringa cyaturayikomeza. Oya icyo kibazo giteje akaduruvayo kenshi reka dutegereze turebe ko baza ko barahagera tugishakira umuti kuko ibi bintu ntago bibyoroshye birakabije. Okay reka dutegereze nk'iminota nk'itatu turebe. Okay nta kibazo akinama ni birakenewe nize hano tubimenye neza tunona. Icyo badutoreye tugomba kubikemura bikarangira kuko abaturage ntago bazakomeza kwibwa kandi duhari. C'est vrai ibintu turagikemura none nibaze bose. Ubwo sabo abaturage barebe ko batahajya reka dutegereze baraje. Ubona abaturage bahageze twatangira inama tukamenya ikibazo cyabo. Ikibazo kirahari kuko abaturage nicyo badutoreye kugira turebe uko bimeze. Abaturage beza kumvisha ko hano hari ikibazo cy'ubujura muri uyu mudugudu. Uwaba bifite amakuru uwaba bizi neza yatatubwira nta kibazo. Nahoze ndaka ijambo. Murakoze. Murabona ibintu by'ubujura hano muri iyi quartier biraturembeje. Ejo bibye kwa Mukamana. Arabahamagara ushinzwe umutekano ngo aze akemure ikibazo ntiyahagera. Uyu munsi bibye kwa Eric. Tuzakomeza tubahamagara gusa gutyo ku kibazo cy'ubujura. None abaturage ko batahageze ngo twumve ibitekerezo byabo aba bajura nibaba bari muri mwebwe. Abajura nta barimo ariko cyetse bari mu nzira bazi. Kadutegereze turebe ngo nagira tubona murebo turabatungira urutoki muzagira icyo mudufasha. Sawa reka dutegereze iminota mike turebe ko bahagera. Nakwa murakoze. Okay baturage hari undi murabo ufite ikibazo? Ngewe muyobozi ngiye mfite ikibazo. Murakoze muyobozi kumpa ijambo. Muyobozi rero ibi bintu bisigaye biba muri kati yacu ntago ari byo. Ejo bundi gireka ngiregire nivuye mu kazi nisonzeye nteke isafuriya ndayisige imbabu ndayisige ku mbabu. So ninjiye mu nzu ngasanga ibyo babijyanye. Ni uwo munsi narawiriwe. Nose muvuga ko hano muri ubu buyobozi bwacu ko mutumari iki nkamwe nk'abayobozi. Gicyo kibazo ndagishaka mu kandi mu bikikore. Murakoze. Okay hagati aho ikibazo cyawe ndakizi kuko wari n'ahandi henshi ngenda numva ibibazo by'abantu batwara ibiryo babitetse nimugoroba cyane saa sita. Icyo kibazo cyo kirarara gikemutse aka kanya ntabwo kizasubira mu mudugudu wacu. Icyo wambwiye cyagiye kiriya kibazo cy'abantu batwara ibiryo kiriya cyo kirandembeje pe ariko nagerageza ibishoboka cyo kirangire. Muraho neza abayobozi. Natwe turarembejwe rwose mwakireye inama. Tubare dukena. Yego rwose murageze mwisireho mujye mubahiriza inama kuko ntabwo tuzongera gukererwa muyobozi. Noneho ndakeka abaturage mwese mwahageze abaje mu kanya nimba mwamufite ikindi kibazo mwatubwira. Ndagifite rwose muyobozi. Sawa kitubwiye nari. Rwose babyeyi nubwo turiho turutwa n'abatariho. Ubu nkange ejo bundi nanjye igare ryanjye naje barijyanye. Mukigeho rwose babyeyi mwaba mugeze neza. Kagahene se ko nabo Je kandi baheruka no kutwibaga hene disi. bagatwara kari gafite amenyo. Numva ibibazo by'ubujura ari byo byonyine byuzuye. Ibibazo ni byinshi rwose natwe niyo mpamvu twaje mu iyi nama muyobozi. Ubyigeho rwose biraturemeje muri uyu mudugudu. Dore namanutse hariya haruguru hari mu kabwibwi nshakirwa n'abasore b'inkorokoro pe
ubu sindi kuri rezo telefone barayitwaye bari banjwinyuye n'ahangaha ariko ndumva meze nabi gukumira byanze yewe rwose biranagaragara n'ijwi rye ntigisohoka neza gusa icyo kibazo muhumure mwitabiriye inama byose turabyigira hamwe birakemuka ibyo bibazo byose nabyanditse biri mu baturage nonaha tugiye kubikemura. Urakoze cyane muyobozi, natwe nicyo twagutoreye rwose muyobozi. Mu bidukurikiranira ibibazo biraturembeje muri uyu mudugudu rwose, biraturembeje rwose. Niyo mpamvu twabatoye ngo mu bidukurikiranire. Ako se ubundi nkako nsanzwe ntakuzi wambaye neza ubaho byagenze bite? Ubwo mperuka kera sha nari ntaragafata, ubu nanjye ndi mu bantu bakize mu mudugudu. Ubu se wahari akatari ni wose usanga wanuye hari abantu babanitse ku migozi. Muyobozi ntunyumvira, iki cyatangiye kwikeka amabinga. Uyu ni we gisambo. Muyobozi rwose muhora mutubwira ngo tubane neza. Uyu niyiziye mu nama niyambariye neza, we yambaye n'ibikabutura byacitse angiriye ishyari. Ubwo ntiyaba twiba akambara ibikabutura bibi kugira tutamukeka. Ariko muyobozi twahuriye yambaye imyenda, iyo myenda sinzamwe yari itutse. Niba areje kuryama hehe mu kanivu, nimba areje kuryama muri ruhurura, none se babiye imyenda yaje idanafunze neza, wakeka gute katari yakatari yavuye gukora ikiyede. Wowe uve gukora ikiyede ubusa neza, urase urarukora ikiyede. Bwana muyobozi, kigaragara cyo uyu muntu afite ishyari ry'abaturage bawe. Uyu nawe mu mwongere mu ngingo z'ibyo muri bwigeho. Ikibazo nzi niko gusa ntigeze. Ariko ejo ntabwo rugucaho baragukubita, ahubwo wakize ejo bagukubita. Domagere kazizo umva inkoni zakubise. Ariko mwe abaturage byose nashwaniye twabihoreye. Abisambo si ibyo se bayobozi. Agato nanjye mfite ikibazo. Boga rumaze iminsi usa nabi. Iminsi ibiri ejo twahuye ntakira ngo bakwibye ngo amahene ngo amasafuriya. Iminsi ibiri usimunyumvira mwakabyara. Muyobo nawe utangisha simwe muhore mutubwira kugira isuku. None mba nigurishirije utwumbati twanje kugira nse neza, wambonye nsa nabi narahindutse. Hagati aho icyaha gusa njyewe nkakubwiraga yuko ntakuzi usa neza muri aka kanya. Yego muyobozi, uhera none abo bimenye nabaye neza. Ikindi kibazo cy'umutekano muke, ubwo nabyo turabimenyeraho n'agasuku turabakangurira. Yego rwose. Abadatse mfite ikibazo. None muyobozi, kuki ugendera ku bibazo ku magambo abangaba bavuga, kandi muyobozi nkumbwira ariko hagati aho bimushyigikira kuko njye nari ndi kuvuga kandi umuntu uvuga ibyo ushaka. Ibi byose kugira ngo ugere hejuru hagurye sinamushinjije icyaha, intera amagambo ni wowe. Erega bwana muyobozi, nawe ijisho ryago dore nk'iki hari ibintu biba bisa n'ibisambo. Reba nk'ijisho afite rwose muyobozi. Icyo kibazo kigiye kugikemura. Rero baturage, ikibazo cyawe twaracyumvishe, byose twarabikemuye. Usanga turahamenyera ngo ibisambo n'ibyandi. Hano mfite liste nahawe y'abantu bateza umutekano mukeya n'ibisambo byose. Ahangaha twahawe liste, uwo dusanga ari kuri liste arafungwa. Urakoze. Reba nka cyakazi liste rero y'abajura hano turayifite. Reka bayime dusome abo bajura tureba bari rwose cyane turebe maze guhabwa n'abaturage. Liste abantu bakekwaho ngo bariho pe. Nawe isoma wirebere nimba naraketse nabi cyangwa raporo nahawe atarizo. Ubwo nyine liste hano y'abajura turayifite. Uwa mbere ndi kubona hariho Kazizi yarimo hano. Tamaye nka tutabivuga. Nitonde nagenesha kibazo. Nitonde abajura bacyarimo. Nitonde abajura baracyakomeza. Mwitare. Ntabwo turamenya nimba arimo hano. isafuriya yanjye hano arava nayimpaye. Uyu niwe Kazizi. Yanayitwaye nk'ibikombe. Nitonde nkomeze n'abandi wasanga nawe urimo. Niyo Kazizi. Wasanga ukurikira ari wowe. Mukize kibazo byanyu. Mukize ke muyobozi. Ijambo turarivuga. Isakuza ariko muteceke. Nitonde. Ubwo muceceke turamenya ikibazo anga. Wa kabiri no bita Bogari umuhungu wa Kazizi. Umuhungu navuga. Bivuga ngo Bogari abaduheka naba mwegeranga. Bana muyobozi. Ikibazo cyo nagikemura. Murage mwumva abaturage. Ubundi ipantaro wayibye niwe Kazizi. Nakubwiraga kutagira hasi. Nakubwira bwana rwose muyobozi ugivuga wageze. Bwana muyobozi turarenga. Dore apana naziye. Wabonye kugira ngo mbyibonye. Wabonye dore apana naziye mu mukozi muyobozi. Singiye ndandika ngatandika. wabibonye
ariko kuramo mukize ko ikibazo abaturage mwere guteza akaduruvayo igisambo cyamenyekanye nimba cyamenyekanye mu itora icyo dushinzwe bose muyobozi ndayikuramo ariko ndarenga urahaguruka ujya he kuri guhabwa ndayicyura ndakuramo ariko nta kibazo muyobozi ayikurekera ipantaro yanjye nayiguze ibihumbi iyi myenda ndatanga itangazo ndayimenya muri uyu mudugudu iyi myenda muyobozi ibihumbi bisambo byagaragaye akiramo amagarira abarwayi bareke muyobozi arwaye mu muyobozi yarwaye cyari hasasubiraho imyenda yarwaye mu nda wicaye icara mamagara abashinzwe umutekano niyo mitwe y'ibisambo akirisambo kashobotse rwose ntabwo twakwemera urwara mu nda yirukanka ndahamagara abashinzwe umutekano iminota 2 baba baje kubatwara iyo mitwe narayihazi twahuye iyi misatsi ni y'abantu bazima ibi ni ibiki ntiwabura n'ibindi baba bambariye reba nk'uyu nguyu reba kazizi muri imipira iri ni ihohotera rishingiye ku myambaro iri ni ihohotera ureke fe yarwaye mu nda kora nta gisambo kivuga umva iri ni ihohotera rishingiye ku kamera myambaro akanyu kashobotse baza abashinzwe kamenyekanye alo ndegeze ni ku murenge tuvugana hano mu mudugudu wanjye mfite ikibazo cy'ibisambo byanzegereje byagaragaye mwereza imodoka y'irondo ibatware nta kindi kintu mvugana nabo ibyabuze byose barabiriha nta kindi kibazo kindi ndi bukemure abajura bagaragaye ariko muyobozi ntimwibagire isafuriya yanjye yatwaye cezeka vie waruzi n'ibindi akimbwa kashobotse rangira umwuga tuwukomereze muri gereza ibi bintu ntabwo nazabikumbura pe muri gereza ibintu ntabwo nazabikumbura